Hello there. Ikaze muri studio za Madryn Mando. Muri studio za Madryn Mando. Tunejejwe no kongera kubagezaho ubundi buryo bumwe Imana ivuganamo natwe, uburyo buri muntu wese azi, ntekereza ko buri muntu wese azi. Mu minsi igiye itambuka tumaze kuvuga ku buryo bukeya, ni bwinshi ntitwabumarayo kuko navuze ko Imana ni ngari, Imana ivugana n'abantu bayo mu buryo bwinshi cyane, ariko bukeya nibwo tuzashobora kuvugaho kugira ngo dukomeze duhabwe umugisha. Rero twavuze ku ijambo ubwo ko ari uburyo bwa mbere bwizewe, tuvuga ku mayerekwa n'amahishurirwa, tuvuga ku ijwi rituje, tuvuga ku ijwi ry'inyuma, tuvuga ko Imana ivugira mu bantu, abahanuzi bayo, abigisha, abana, abakuru, umuntu wari wese Imana yamunyuzamo ikavugana nawe. Hanyuma uyu munsi turavuga ku nzozi. Inzozi rero impamvu navuze ngo ni uburyo buri muntu wese azi, ndumva ko buri muntu wese arota. Ntago nzi kuko n'abana bararota n'abakuru sinzi niba habaho umuntu utajya urota, ariko inzozi ushobora kurota ibibi, ushobora kurota ibyiza. Satani nawe ashobora kurotesha inzozi. Hari inzozi njya numva bita ngo ni z'umuruho sinzi kuntu ziteye, ngira ngo ni nka kwa kundi iyo ufite ikintu mu mutwe wiri ugitekerezaho cyangwa ukireba, kenshi waryama ukakirota. Ntago nzi rero, ariko Imana ivugana natwe mu nzozi. Ni ubundi buryo bwizeye, njya numva n'abantu benshi bifuza impano y'inzozi. Hari abantu bafite impano y'inzozi ku buryo buri gihe cyose ahumirije asinziriye agomba kurota. Hakabaho n'uwarota rimwe mu cyumweru, habaho n'ukubwira ati sinjya ndota, ibintu biri aho vuba vuba, ariko iyo ndose inzozi haba rimwe mu mezi 3 ziba ziri inzozi. Nuko rero ubwinshi bw'uko turota ntabwo ari byo ngenzi, ariko ndumva ingenzi ari ubutumwa duhabwa mu nzozi. Imana rero ivugana natwe iyo usinziriye. Hari n'igihe Imana itegereza ko usinzira kugira ngo ibe yavugana nawe, kubera yuko iyo udasinziriye uba ufite urusaku rwinshi cyangwa utashobora kuyihereza igihe. Hanyuma rero iyo usinziriye, ngira ngo niyo mpamvu akenshi turota cyane kurusha uko twakumva ijwi ry'Imana mu bundi buryo, kubera yuko iyo uryamye nta distraction yindi ibe hari, nta bikurangaza byinshi, Imana iraza ikaganira na spirit yawe, umuntu wawe w'imbere. Yobu 33:14 haravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Ubugingo bwe iburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Buri murongo ufite icyo uvuze ndabona hano. Ni ukuvuga ngo mu nzozi turigishwa, mu nzozi Imana irakuburira, ikakwereka imigambi y'incakura, ku ijambo rivuga ngo Imana iburizamo imigambi y'incakura, ikakwereka imigambi mibi Satani yaragufitiye kugira ngo usenge. Mu nzozi Imana iragusanga ikakwigisha ibyo ushaka, Imana ikakubwira ubutumwa ishaka, ikagutuma kuba ushaka mu nzozi. Mu nzozi ni ubundi buryo bwizewe kandi bumenyerewe na bose, cyangwa se buba kuri bose. Imana ivugana natwe, ni nayo mpamvu ugomba kwita ku nzozi zawe. Nurota inzozi mbi, jya ubyuka wihutire kuzivuguruza. Niba ari inzozi mbi zivuguruze, ubyange, ubihakane, kuko iyo ubyihoreye biraba. Ikintu cyose kijya kuba mu buzima busanzwe inyuma kibanza kubera mu mwuka. Natanga urugero rw'uko umuntu arota inzoka imurya ku kaguru, mu gitondo ukabyuka akaguru kababara. Burya biba byabaye kandi bikabaho mu mubiri nyuma. Rero nurota inzozi mbi, jya uzivuguruza. Birasaba, hari igihe Satani atwiba, wabona inzozi mbi nk'izo akazikwibagiza, wabyuka ugahita wibagirwa, ntuzimenye ngo
ntumenye niba ari mbi ngo usenge uvuguruze, ntumenye niba ari ntumenye ibyo wahawe. Ibyo nabyo arabikora cyane. Satani akunda kwiba inzozi, ariko nubwo utabyibuka neza, ni byiza gusenga ukavuga niba atari nziza, niba ari inzozi ziri negative ndazivuguruje mu izina rya Yesu, kuko ntushobora kubyibuka iyo Satani yabikwibye. Hanyuma rero niba ari ibyiza nabyo, Mana niba ari umugambi mwiza ku buzima bwanjye, zisohore mu izina rya Yesu. Simple. Ni uburyo bwinshi rero inzozi zagiye zikoreshwa. Hari abagabo bagiye bavugana n'Imana bari mu nzozi, mu mayerekwa. Hari ukubona iyerekwa uri mu nzozi muri z'aba Yeremiya na ba Ezekiyeli. Ariko reka dusome muri Matayo 2, duhere kuri 13. Bamaze kugenda, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Herode yashakaga kwica Yesu, ntabwo yari kubyihanganira ko hari undi mwami wavutse. Marayika w'Uwiteka Imana agenderera Yosefu mu nzozi. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 19. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Iyo ni inshuro ya 2 mu nzozi. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. 22. Ariko yumvise yuko Arikelayo yimye i Yudaya ahase Herode, atinya kujyayo. Abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cya Galilaya, atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Inshuro ya 3 mu nzozi. Marayika yarazaga akamusanga mu nzozi. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kuyobora ubuzima bwawe mu nzozi buri munsi, cyangwa ikakugeza ku mugambi yashakaga kukugezaho. Nagiye mbona inzozi mu buzima bwanjye, nababwiye ko mu buhamya bwanjye guhindura imyambarire, gutega igitambaro, ibyo byose ni ibintu mu nzozi. Nta muntu wigeze abimbwiriza. Narivovotaga kubera iki ngiye ngomba kugenda gutyo, byose nabibonye mu mayerekwa mu nzozi. Inzozi rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, dukwiriye kwita ku nzozi tubona. Uwiteka Imana rero abaha umugisha, tuzabonana ubutaha. Shalom.